aha ndagira ngo nyumve neza, kubaho utagira umukunzi ni ubushake bwawe, no kubaho umufite nabwo ni ubushake bwawe. Bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi bitewe n'uko ubishaka, ariko so ubizi neza yuko hari ingaruka zo kubaho ufite umukunzi, ariko hakabaho n'ingaruka zo kubaho igihe kirekire nta mukunzi ufite. Benshi babayeho nta makunzi bafite kuko batazi kubashaka, cyangwa se kuko badafite amagambo yareshya abagabo, cyangwa se ngo bagire amagambo yareshya abagore. Gusa nanone ntabwo twabura kuvuga yuko hari abasore cyangwa se abakobwa bamaze gushyira akadomo, biyemeje yuko batazigera bashaka abo bakundana cyangwa se batunga abakunzi mu gihe ibyo bifuza bitari byagerwaho, cyangwa se abo bifuza batari baboneka. Mu gihe baboneka ubwo bakaba bakizera gutangira urugendo rwo gukundana. Hano rero hari ingaruka mbi ndetse n'inziza zizaranga umuntu utagira udakundana cyangwa se udafite umukunzi. Ingaruka ya mbere, hari icyo bita gaining of independence, cyangwa se kugira ukwishyira ukwizana kwawe, gukora ibintu byawe ku bushake bwawe, self reliance, cyangwa se ubwawe kugira kwishyira ukwizana ugakora ibyo ushaka. Ariko ahangaha nubwo bisa nk'aho ari ingaruka nziza kuba wowe ubwawe gukora ibyo ushaka nta muntu ugukontorora, ariko harimo ikibazo ahangaha kizaza. Ibaze mu gihe kizaza igihe uzaba ufite umukunzi, ahangaha rwose bizakugora kuba mu rukundo. Uri umuntu wamenyereye kwigenga, uri umuntu wamenyereye kubaho uko ubishaka. Ibaze umunsi waba ufite umukunzi akubwira ngo oya mukunzi wanjye kisingishaka noneho uyu munsi ikora iki ngiki. Uri umuntu wamenyereye ubwawe kubaho uko ubishaka, ahangaha bizakugora. Ahangaha utangira kuvuga uti byange bikunde uyu muntu sinzabasha kubana nawe kuko njye namenyereye gukora ibyo nshaka. Hanyuma ikindi kintu kizakugora cya kabiri ni communication. Uri umuntu wamenyereye independence, cyangwa se kwishyira no kwizana kwawe, kwigenga kwawe. Hanyuma ahangaha bizakuvuna igihe bizaba biri ngombwa yuko none ikintu cyose ugiye gukora ubanza kukimenyesha umuntu, cyangwa se ubasha kukiganiraho n'umuntu. Noneho bizaba akarusho igihe uzabona n'umukunzi nyamara wakunda kuganira ariko utabikunda. Umukunzi warifuza ko muganira ariko wese ibintu ukunda, aho ngaho communication yamaze gupfa. Hanyuma ikindi kintu kizica ibintu aho ngaho ni ukutagaragaza cyangwa se kutabasha gusangira n'uwo mukundana amarangamutima. Muzabasha gusangira amarangamutima gute? Niba akweretse ibintu runaka, uri umuntu wamenyereye kwifokasingaho, kwirebaho ubwawe ku giti cyawe, wita ku byawe, iby'abandi ntibikureba. Bizakuvuna kumva amarangamutima y'umuntu n'uburyo arimo gutekerezamo. Niyo mpamvu ahangaha gukundana bishobora kuba byiza, cyangwa se kugira umukunzi bishobora kugufasha kumenya amarangamutima ya mugenzi wawe, kubasha kuyamanaging, kumenya uko ari kwiyumva bitewe n'uko nawe wigeze kugira experience. Hanyuma hazamo ikindi kintu cyo utazabasha kugirana umubano n'umuntu ukunda, cyangwa se kutamenya gutereta. Burya abantu akenshi bazi gutereta cyangwa se abantu bazi gushakisha abakunzi, ngira ngo muzabona abantu benshi umara imyaka myinshi atari yashaka, mwebwe mukagira ngo nuko arimo gushakisha imitungo cyangwa se arimo gushakisha ubundi buzima kugira ngo azabashe guha ubuzima bwuzuye umukunzi we. Hoya hari igihe burya kenshi kuko nta experience yo gutereta bafite, hari igihe aba atazi gutereta, bigatuma yitakariza icyizere, ntaba akifitiye icyizere cyo kuba hari ikintu n'iki na kimwe yabasha gukora, cyangwa se kubasha gukomveka umukobwa cyangwa se ngakomveka umusore ngo bakundane. Niyo mpamvu rero ahangaha kugira independence cyangwa se kugira kwishyira no kwizana bituma utamenya yuko udahagije wowe ubwawe wenyine gusa, hanyuma ngo umenye ko uramutse ugize n'abandi bantu ku ruhande rwawe bifite inyungu ndetse n'akamaro. Twihuse ingaruka ya kabiri, harimo freedom ndetse na self discovery, cyangwa se ubwawe kuba ufite kwishyira ukwizana ndetse no kumenya icyo uri cyo. Muri freedom habonekamo kwishima nta nkomyi, harimo kuba ugiye kwishima nta nkomyi, kuba udafite umukunzi, kuba nta muntu ufite mufatanyikanya gutekereza ibigiye gukorwa cyangwa se ibyo ugiye gukora. Burya uzishima nta nkomyi, ntawe kwitambitse, uzishima ntawe muhuje ibyishimo, uzinezeza mbese nta nkomyi. Hazazamo kwiteza imbere ndetse n'ibindi, kubera ko ubasha gutekereza, ubasha kwirebaho ku giti cyawe, ukarebaho ibintu bipfira, ukabasha kubyubaka ndetse ukabasha no kumenya uburyo managinga cyangwa se uburyo wikosora. Ariko tutibagiwe yuko haba hakenewe inama z'undi muntu wa kabiri, hakenewe umuntu kugira inama ngo bino bintu birimo birapfira ahangaha, gerageza ugenze gutya. Nanone kandi habaho ikibazo muri kuno kuntu kugira freedom ndetse na self discovery, habamo kubaka ubucuti n'abarenze umwe, bigera aho ngaho bikagorana. Uri kumva wamenyereye ubwawe wowe kwimenya, kwirebaho, kwishima wenyine biraguhagije, kwiteza cyangwa se gukora ibintu amaproje cyangwa se gukora ibindi bintu biguteza imbere uri wenyine wumva bihagije. Biragoye yuko uzajyana ubucuti n'undi muntu urenze wowe.
kubera ko wowe urihagije. Iyo ukeneye inama urazigira, bizakugora igihe none wamaze gushaka cyangwa se wamaze kugira umukunzi, bizakuvuna cyane kuba wamwaka inama cyangwa se kuzagirwa inama nawe. Ni hahandi haturuka ibintu aho usanga umuntu bavuga ngo ntagirwa inama, uyu muntu n'indakoreka n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma indi ngaruka ya gatatu tuzaza kuza kubona, hazazamo kutabasha kumenya kwita ku marangamutima y'abandi bantu, not caring others emotion. Hano twavuga yuko ubundi kumenya kwita ku marangamutima y'umuntu nuko biba byiza kugira ngo ubashe kubimenya iyo ufite iyo experience cyangwa se ugeze guca mu nzira zimeze nk'iz'umuntu ufite izo emotion arimo gucamo. Ikintu cya mbere ahangaha impamvu utabasha kwita ku marangamutima y'abandi bantu harimo kutabasha kwambara umutima w'undi muntu ngo wumve uko ari kwiyumva mu mutima uko biteye. Ni hahandi dusanga umuntu arimo kurira nyamara ukumva ntacyo bikubwiye, cyangwa se ukibaza impamvu ari kurira, cyangwa se ukumva nta mpamvu yagakwiye gutuma arimo kurira, kubera ko icyo twakita empathy cyangwa se kutabasha kwishyira mu mwanya w'undi muntu biragoye, kuko wamenyera ubwawe kwirebaho, wamenyera ubwawe kwitekerezaho. Mu gutekereza ku bandi si ibintu byawe. Hanyuma hangara ikintu twavuga nanone, twavuga yuko ikindi kintu kizakuvuna cyangwa se indi ngaruka tuzabona harimo kugorwa mu rukundo. Mu rukundo biragoye ko uzabasha kwizera undi muntu, wowe ubwawe wizereramo kandi wizera mu byo ukora, wumva ibyo ukora bihagije, ndetse no kugirwa inama hanga biragoye kuko ubwawe birahagije yuko wumva yuko ari we muntu wenyine wikeneye wowe ubwawe ku giti cyawe gusa kugira ngo ubashe kubaho. Aro bizagorana kuba wabasha kwizera umuntu ngo wumve nk'uko wizera niko wizera umukunzi wawe. Aha ni ahantu uzanga abantu bakundana batandukanye kubera ko bazize kutizera na hagati yabo ku giti cyabo. Kubera iki? Wamaze igihe kinini utagira umukunzi, ndetse bikugora kwiyumvamo yuko undi muntu nawe yakora ibintu byiza nk'uko nawe urimo kubikora ako kanya. Hanyuma ikindi kintu, muzagira amakimbirane ya buri munsi, uzumva uri kuvunika mu rukundo kubera ko wamenyera ubwawe kwikorera umutwaro wawe. Kwikorera umutwaro w'abandi bantu ni ikintu kikuvuna, wumva atari ibintu byawe. Aha rero ni hantu usanga amakimbirane ya buri munsi azamuka. Hamwe usanga buri munsi wari utikorana n'umuntu runaka, usanga buri munsi umukunzi wawe muhora mu ntambara. Kubera iki? Biragoye yuko uzabasha guhuza nawe, kuko ubwawe wamaze wumva wihagije, wumva ukwiye kwirebaho wenyine gusa, wumva wowe ubwawe wikunze kuruta uko wakunda umuntu uwo ari we wese. Aha rero bizakugora kuko ukunze we kuruta uko wakunda undi muntu, kandi nyamara mu rukundo bisaba sharing cyangwa se guhuza mwese mugakundana kimwe. Ibi rero izari ingaruka, harimo inziza ndetse n'indi zikwereka yuko kutaba mu rukundo cyangwa se kubaho uri single igihe kinini bigira ingaruka nziza ndetse n'imbi. Nkuko twabonye ko mu nziza harimo kuba ugira kwishyira kwizana ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Hanyuma rero no kuba umaze igihe kinini udafite umukunzi, ese wari ubizi yuko none bishobora no gutuma wagira ibitekerezo byo kwiyahura ndetse no kuba kumva ubaye uri wenyine, kubera yuko kubana n'abantu ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu byiza cyane. Rero ni hahandi usanga umuntu kuko yashyize kwizera mu muntu akumva yuko atamuhemukira, nyamara we iyo bibaye rimwe akashyira icyizere cye mu muntu akamuhemukira, ahita yumva abantu bose ku isi ari babi, abantu bose ku isi arabanga. Hahandi umuntu bimurenga mukabona yashidutse yagiye kwiyahura. Biba byatewe n'iki? Kuko atamenyereye kwizera abantu, yumva nta muntu n'umwe wamuhemukira. Umuntu wabaye mu rukundo igihe kirekire abazi neza yuko guhemukirwa bishoboka no kudahemukirwa kandi bishoboka. Iyo ahemukiwe biba ibintu bisanzwe kuri we, ariko nyamara wowe utamenyereye gukundana cyangwa se amenyereye kuba mu rukundo, iyo uhemukiwe rwose wumva ari ibintu bidasanzwe, handi bikunanira kubimanaginga mu mutwe, ukaba wanakiyahura ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, cyangwa se ukaniheba. Nuko nguko bigenda. Rero ndagushimiye wowe wakurikiye kino kiganiro cyacu. Hanyuma nk'ibisanzwe kora like ndetse ukora na subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro, hanyuma bidufashe kugira ngo YouTube ikomeze kwamamaza ibiganiro byacu. Wakoze kubana natwe. Ciao.